Depuis ma naissance, durant mon enfance, tu es toujours mon appui. Tu es ma puissance, ta présence c'est mon assurance. Abanyeshuri batari muri korari twarusha ibintu byinshi, urumva dufatanya amasomo no kwamaza ubutumwa bwa Kristo, ariko bituma umuntu arushaho kugenda yisobanukirwa. Numva aricyo kintu cyane turusha abandi bantu, ko kwisobanukirwa no gufata umwanya tukakoresha neza, kuko ubuzi ngo amasomo araza kugenda gutya, no nyuma yaho nze kuza kujya muri korari bizigisha umuntu kuba uwo ari we. Umukobwa ukijijwe haje muri baravuga ngo abayuda barusha iki abandi, ngo abayuda barusha abandi ko icyo kuko bo babikijwe ibyasezeranijwe. Lion of Judah, we worship you. Lion of Judah, you are holy. Lion of Judah, we worship you. Twebwe turi mu ishuri twahagabwa amasomo tukabona gukora ikizamini, ariko hanze birakomeye, ahubwo ubuzima burimo kumaza kuduha ikizamini mbere yo kutwiyigisha. Gusa ni byiza ko umuntu aba maso akamanaginga time yo kwiga na time yo muri korari. Nindukwiriye kuririmbirwa n'Uwiteka, nindukwiriye gupfukamirwa n'Uwiteka, ninde udukwiriye kubahwa atari Uwiteka. Natwe abakunzi be ntituzaceceka, oya tuzahora tuvuga imirimo ye. Dufite viziyo rero iboneka muri Matayo 28:29, aho Yesu yahaye inshingano abigishwa yo kujya kuvuga ubutumwa bwiza hafi na kure. Natwe rero niyo vision yacu. Undu ni bambe wangiriye nabi kwitura iki, urukundo rwawe ko ruhebuje mbese navuga iki. Ubuntu ni bambe wangiriye nabi kwitura iki, urukundo rwawe ko ruhebuje mbese mvuga iki. Ndagukunda kuko wankunze mbere, ndagukunda kuko wankunze mbere. Wagiraga ngo inkingi nzubakiraho ubuzima, ubwo wankinguriraga irembo ngo ngere kwa data. Wa mwenda watabutsemo kabiri ngo ngera hera, ni wowe wabikoze. Wagiraga ngo inkingi nzubakiraho ubuzima, ubwo wankinguriraga irembo ngo ngere kwa data. Wa mwenda watabutsemo kabiri ngo ngera hera, ni wowe wabikoze. Narababariwe kubw'ineza yawe Yesu we, narababariwe kubw'ineza yawe Yesu we, narababariwe kubw'ineza yawe Yesu we, narababariwe ubu ndaririmba n'umutsinzi. Sinjuriho ni Kristo uri muri njye, ndi mushya nyoborwa n'ukuboko kwe, nacyo nzaba ndakomeye. Narababariwe ubu ndaririmba ndi umutsinzi. Sinjuriho ni Kristo uri muri njye, ndi mushya nyoborwa n'ukuboko kwe, nacyo nzaba ndakomeye.
ntacyo nzaba ndakomeye, twe n'Imana ishobora ntacyo nzaba byose, ndakomeye, Imana rubasha, Imana idahemuka, ntacyo nzaba ndakomeye, Imana ifite ubutware mu isi ntacyo no mu nzaba ijuru, ndakomeye, ntacyo nzaba ndakomeye, ntacyo nzaba ndakomeye, narababariwe, narababariwe, ubu ndaririmba n'umutsinzi, oya sinjye uriho, ni Kristo uri muri njye, ndi mushya, yoborwa n'ukuboko kwe, ntacyo nzaba ndakomeye. Nshuti bakunzi b'Ingeri TV, dukomeje kubasuhuza kandi tubifuriza amahoro y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Nkuko mubimenyereye, ndi MC Deo. Muri ibyo biganiro twabateguriye kandi duhora tubagezaho by'Iyobokamana, kuri uyu munsi turi mu kiganiro cy'Iyobokamana, turi kumwe n'abakozi b'Imana, nagira ngo batangire batwibwira. Yego murakoze. Amazina yanjye ni Irambona Aime, ndimba muri Kora Gilgal, ikora umurimo w'Imana muri Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'i Nyarugenge. Nkaba ndi umuyobozi wa Kora Gilgal. Murakoze. Murakoze cyane. Nitwa Iradukunda Dieudonné, ndi umuririmbyi muri Kora Gilgal, ikorera umurimo w'Imana muri sepu ya Nyarugenge. Murakoze. Nitwa Uwisezerano Naome, nanjye ndirimba muri Gilgal, sepu ya Nyarugenge. Murakoze. Amazina ni Fidelante Horana Impundu, nanjye ndi umuririmbyi muri Kora Gilgal. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Claudine Mukankubana, ndi umuyobozi w'indirimbo muri Kora Gilgal. Murakoze cyane. Amazina ni Florence Uwimana, nanjye ndi umuririmbyi muri Kora Gilgal, ikorera umurimo w'Imana muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyarugenge. Murakoze. Nitwera Delphine, ndi umuririmbyi muri Kora Gilgal. Murakoze cyane. Nitwa Protogene Munyemana, ndi wo bita abaposte ba sepu y'uwara Nyarugenge, ariko by'umwihariko no korana nabaye perezida wayo muri 2014-2015. Nifuje kubana nabo rero muri aya matana dusanze bavuyemo, kandi nabonye ibintu ari byiza. Murakoze cyane. Haleluya. Nitwa Sinkumuntu Nathan, nkaba umutoza wa Kora Gilgal. Murakoze. Nitwa Samuel Iradukunda, ndi umuririmbyi wa Kora Gilgal, nkaba ndi umujyanama ushinzwe development. Murakoze. Murakoze. Nanjye nitwa Irabisohoje Benjamin, ndi umuririmbyi muri Kora Gilgal. Nitwa Inyasi Ishimwe, nanjye ndi umuririmbyi wa Kora Gilgal ubarizwa mu cyiciro cy'abaposte, nanjye nabaye dirije wa Kora Gilgal. Nanjye nitwa Hashimimana Esro, ndi umuririmbyi wa Kora Gilgal, nabaye n'umuyobozi wa Kora Gilgal mu mwaka wa 2019. Murakoze. Bakunzi rero b'ikiganiro cy'Iyobokamana, by'umwihariko n'ubundi nkuko mumaze kubona abakozi b'Imana batwibwira, ariko kandi reka dushimire abantu bakurikira Ingeri TV, baherereye mu nce zitandukanye, yaba mu Rwanda mu ntara zitandukanye, mu mujyi wa Kigali, mu burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo y'u Rwanda ndetse n'amajyaruguru y'u Rwanda. Abadukurikira baba diaspora turabashimiye cyane, abari mu bihugu bitandukanye, muri Amerika, mu Burayi, muri Belgique, hose Imana ikomeze ibahe umugisha, kandi dukomeze twamamaze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kugeza ku mpera z'isi. Rero muri bya biganiro mwadusabye, muri bwa butumwa muhora mutugezaho, muti mudutumire abakozi b'Imana kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze waguke kandi utere imbere. Ni muri ubwo buryo rero twatumiye iyi Kora Gilgal. Ariko kandi Kora Gilgal, hano ndi kumwe n'umuyobozi wayo, turegeranye, nagira ngo atubwire Kora Gilgal ni bantu ki? Kora Gilgal, munakivuga ngo Kora Gilgal, abantu bakumva iki? Murakoze cyane. Kora Gilgal ni itsinda ry'abaririmbyi bakorera umurimo w'Imana muri Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'i Nyarugenge, ahahoze hitwa Kist. Yego, bari rero bakaba aribo bakora umurimo w'Imana kwamamaza ubutumwa bwiza, cyane ko uyu munsi Kora Gilgal
iri mu makorali akomeje kwamamaza ubutumwa bwiza hafi na kure nk'imwe mu ntego zacu, nuko ahari ndumva nabisobanura gutyo. Korali Gilgal ni korali igizwe n'abantu bangahe? Ni aba turi kumwe aha cyangwa se hari abandi? Ni abari muri izo kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Nyarugenge, cyahoze ari Kiste na KHI, ubu ngubu ni CST na CMHS? Nabo gusa cyangwa n'abaturutse hanze bakora umurimo w'Imana? Ese ubundi ni abari mu matorero atandukanye babarizwa muri iyo korali Gilgal, cyangwa se hari itorero nyirizina mushingiyeho? Murakoze. Korali Gilgal ikorera mu muryango bita sepu. Ni ihuriro ry'abanyeshuri basengera mu itorero rya ADEPR mu Rwanda. Uyu munsi Korali Gilgal ifite abaririmbyi 109. Hanyuma nk'uko nabivuze mbere, Korali Gilgal iririmbwamo n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda. Bivuze ko umuturage atava hanze ya kaminuza ngo aze kuririmba muri Korali Gilgal. Ni ubuntu twagiriwe ko turi n'abanyeshuri muri kaminuza, naryo nishimwe. Yego. Reka mpere kuri uyu mugabo kwegereye. Ni umugabo, nubwo umugabo ashobora no kuba ari umusore, ariko n'umugabo nanone wo guhamya Yesu. Kuri wowe Korali Gilgal ivuze iki kuri wowe? Korali Gilgal ivuze byinshi, ariko gerageje kubihina. Korali Gilgal ni umuryango, ni ahantu umuntu ahura n'abandi bakozi b'Imana agafatanya kwamaza ubutumwa bw'Imana. Rero Korali Gilgal icyo kintu nicyo gikomeye cyane kibanziriza ibindi, kuba ari nk'itsinda Imana ahurijemo abantu bayo bafite intego imwe, intego yo kuvuga Kristo, kuko nta kindi tuvuga. Ntago tugamije inyungu, ntago tugamije gukora ibindi bitandukanye, tugamije kwamamaza Kristo. Rero ni umwanya mwiza abantu babona wo kwamamarizamo Kristo kandi no gufashanya bo ubwabo. Niyo mpamvu nahere mvuga ko Korali Gilgal ari umuryango. Harya uririmba ijwi rya kangahe? Ndirimba tenari. Arakoze cyane. Ongera twibutse amazina. Nitwa Hashimwimana Esirone. Esirone, bakivuga ngo Korali Gilgal cyangwa se n'abandi bantu muri kaminuza y'u Rwanda, by'umwihariko ishami rya Nyarugenge, harimo abantu batandukanye, abanyeshuri batandukanye, ari abari muri korali n'abatayirimo. Wumva mutandukaniye? Abari muri korali n'abatayirimo wumva ari icyo barusha? Abanyeshuri batari muri korali tubarusha ibintu byinshi. Urumva dufatanya amasomo no kwamaza ubutumwa bwa Kristo. Kandi hari ukuntu abantu bakunda kuvuga ngo wenda umuntu ashobora kujya mu murimo w'Imana agatakaza umwanya, ariko mu murimo w'Imana nyine bituma tuharuhukira, tukagira n'izindi impano zigaragara. Ngira ngo hari umuntu ufite impano zitandukanye ariko adakoresha. Rero tugiye muri korali hari ibindi bintu tugenda twivumburamo. Ngira ngo ntago ari kuririmba gusa, bavuze korali abantu basanzwe babizi, habamo kubwiriza, gucuranga, ariko ibyo bintu byose bigenda bifasha umuntu, ariko byose bihuriza ku kuvuga Imana. Rero muri korali umuntu arushaho kugenda yisobanukirwa birenze kwa kundi ko gufata amasomo ya buri munsi yo muri kaminuza ngo rero yiga noneho ngo bigarukiraho ngo honyine, ariko bituma umuntu arushaho kugenda yisobanukirwa. Numva aricyo kintu cyane turusha abandi bantu, ko kwisobanukirwa no gufata umwanya tukakoresha neza, kuko ubuzi ngo amasomo araza kugenda gutya, no nyuma yaho nze kuza kujya muri korali biyigisha umuntu kuba uwo ari we. Lion of Judah, we worship you. Lion of Judah, you are holy. Lion of Judah, we worship you. Lion of Judah, you are holy. Lion of Judah, we worship you. Lion of Judah, you are holy. Lion of Judah, we worship you. Lion of Judah, you are holy. Lion of Judah, Lion of Judah, we worship you. Lion of Judah, you are holy. You did a great work on the cross. You died for our sins. It's me, it's you. You have come to save our soul. Did a great work on the cross. You died for our sins. It's me, it's you. You have come to save our soul. Lion of Judah, yeah, we worship you. Lion of Judah, you are holy. Lion of Judah, we
worship you, Lion of Judah. You are holy, Lion of Judah. We worship you, hallelujah, Lion of Judah. You are holy. Ndi kumwe na mushiki wacu, reka nawe yongera twiyibutse cyangwa yibutse n'abakunzi b'Ingeri TV amazina ye. Amazina yanjye nitwa Claudine Mukankubana. Ndi dirigente y'ino korali Gilgal. Dirigente turaza kumusaba kuzamura ijwi cyane kuko byanze bikunze abadirigente bakunze kuba bazwiho utuntu twinshi dutandukanye, udukorasi, udukimbese ari abantu banima n'abanimatrice cyangwa se abanimateur. Ubwo rero nka dirigente nk'agakorasi kajya kagufasha muri Gilgal rwose ukanima ukavuga uti byanze bikunze mwamwibitsaho impano ikomeye cyane, nubwo n'abandi kugira ngo ube umuririmbyi cyangwa se umukoriste ni impano, ni umuhamagaro, ariko nk'agakorasi gira nk'agakorasi uzamura kajya kakunezeza nka animatrice wa korali twumve n'abandi bagufashe. Ayo maraso yawe turayashimiye, amaraso yawe, ayo maraso yawe turayashimiye, ayo maraso yawe turayashimiye, amaraso yawe, ayo maraso yawe turayashimiye. Aha, barakoze cyane. Mwumvise za mpano twahoze tubabwira, abadirigente baba bibitseho impano zitandukanye. Umukobwa ukijijwe n'udakijijwe ubona batandukaniye he? Ya, umukobwa ukijijwe haje muri baravuga ngo abayuda barusha iki abandi, ngo abayuda barusha abandi ko icyo kuko bo babikijwe ibyasezeranijwe. Rero dufite amahirwe aruta y'abandi. Umukobwa udakijwe n'umukobwa ukijijwe baratandukanye cyane kubera ko twabikijwe ibyasezeranijwe. Kandi ikindi, iyo udakijijwe ubuzima bwawe burangira hano mu isi, ariko ku muntu wamaze kwakira Yesu hano mu isi waba uhari umeze neza, ndetse no mu ijuru dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubundi buzima bushya. Niho naho tandukana. Hari indirimbo mujya mugira irimo amagambo avuga ngo twe twari bande bo gukundwa nawe, shimirwa urwo rukundo watugiriye. Nk'umukobwa by'umwihariko reka nshyire mu cyita rusange abagore, kera ntimwari ubwoko ariko none muri ubwoko bw'Imana, kera mutarababarirwa ariko none mwarababariwe, kera mutarajya mu buyobozi none murimo, yaba mu matorero atandukanye. Hari abo usanga abapasiteri b'abagore, hari abo usanga abayobozi mu nzego zitandukanye z'igihugu b'abagore. Nkawe wumva ari iki washimira Kristo aramutse agarutse nk'umuntu cyita rusange cy'abagore, nubwo uri umukobwa, ariko niki wumva agaciro Kristo yagusubije cyangwa se yaguhaye utari ufite mbere? Agaciro numva mfite nuko mbasha nanjye kuvuga ijambo ry'Imana, nkahagarara imbere y'iteraniro nkarivuga. Mbere ntabwo byari byemewe, nkaba nshobora kuririmba nanjye. Ndumva ari ibyo. Nko kubona uhagaze imbere y'abasore bangana gutya b'intarumikwa n'abakobwa urimo kugenda ubayobora mu ndirimbo, byo wumva bivuze iki mu buyobozi? Ubusobanuro natanga numva ari ukubera Imana, ni ukubera Yesu Kristo. Nta kintu kidasanzwe umuntu aba yaratanze. Icyo bisobanuye ni uko nyine Imana yangiriye icyizere, ndanayishimira cyane kuko icyizere yangiriye. Nta kindi bivuze birenze. Murakoze cyane. Reka nkomeze hano n'ubundi ndabona n'abasore bagabo bo kuvuga Kristo, kumwe n'umusore rwose hano mbona ubukereye wagira ngo nubona agiye kubwiriza ijambo ry'Imana. Ni irihe jambo rijya rigufasha muri korali Gilgal? Ijambo ukavuga uti ijambo rwose ni inkingi y'umutima wanjye, ni inkingi y'agakiza kanjye, ndigenderaho. Ni irihe jambo rijya rigufasha? Murakoze. Kamaze mbibwire ubundi we ntago nabwira ijambo rimfasha kandi mutazi urivuga uwo ari we. Nitwa Sink'umuntu Nathan, ndi umutoza wa korali Gilgal cyangwa se uwo benshi bazi ku izina rya dirija. Ijambo rimfasha kugeza uyu munsi n'amagambo menshi, ariko bambwiye ngo mvuge rimfasha kurusha andi yose. Riri muri Zaburi 100:2 avuga ngo umukorere Uwiteka munezerewe, umuze mu maso ye muririmba, umenye ko Uwiteka ari we Mana, niwe waturemye natwe turabe. Murakoze cyane.
aha murakoze cyane dirija korali Gilgal ni igihangange kuko ni igihangange hari dirija na dirijante byiza cyane rwose ni byiza cyane byanze bikunze murumva hamwe iyo umwe ijwi ryajemo amakaraza undi riba ryazamutse umurimo w'Imana ukagenda neza cyane. Hanyuma rero ndaza kugarukaho reka uyu mugabo nawe unyegereye yigire hano yahoza atubwira azi byinshi kuri korali Gilgal. Ubundi korali Gilgal yatangiye umurimo w'Imana ryari kuva iwutangiye nizihe mbogamizi yagiye ihura nazo ese batangiye ari abantu bangahe abaririmbyi bangahe dirija perezida yatubwiye ko bamaze kugera kuri 109 urumva mwatangiye ubundi muri bangahe yatangiye ryari? Murakoze cyane korali Gilgal ntago ndi uwa kera namanza kwisegura kuri icyo ngicyo kuko nageze muri kiste cyitwa kiste na kashi ko dusaba tuva muri secondaire tusaba kujya muri kaminuza yitwa kiste na kashi nako twuzuzaga hanyuma ninjiyemo muri 2012 rero ubwo amateka ndavuga ya mbere yaho uburyo byatangiye n'uburyo natwe twagiye tubiga cyangwa ko nababwiye ko nabaye perezida wa korali uko twagiye tubisoma mu nzandiko uburyo byatangiye. Amateka atubwira ko Gilgal yatangiye muri 2005 itangirana n'abaririmbyi 12 ndumva aricyo gihe yatangiye hanyuma ku mbogamizi bagiye bahura nazo nk'abantu bari batangiye ari bashyashya wenda navuga gato ku mateka ya sepu n'umuryango bayita communauté des étudiants pentecôtistes ni umuryango watangiye muri kaminuza y'i Butare utangijwe n'abaririmbyi ntago nzi umubare wabo cyangwa abakristo ariko bavuga ko bari bakeya. Muri rusange rero imbogamizi zagiye ziba ku banyeshuri batangiraga babaga bataragira umurongo w'ibikorwa bataragira aho bateranira bataragira kuvuga ngo bafite uburyo babayeho n'imikorere nk'indi miryango yose igenda itangira ahantu hatandukanye. Ndumva ari izo mbogamizi babanje guhura nazo ariko by'umwihariko nka korali Gilgal gitangira yatangiranye na sepu direct n'ubundi ariko baza kugira imbogamizi yo kutangira kubura ahantu basengera. Amateka tubwira ko basengeraga aho bita mu Gitega ngira ngo wenda hari abantu baba bahazi ADPR Gitega bagasengera mu Biryogo bagasengera ku mupasiteri bita Edizo niko amateka agenda tubwira bagiye bateranira ariko Imana iza kubafasha kuko batangiye kugenda biyorganiza bagwira baza gufatanya n'ubuyobozi bwa Kristo n'ubundi bugenda baho bateranira mu mashuri tuza no kubona biro mu buryo bugiye butandukanye. Imbogamizi agezeho no kubura bateranira n'izindi mbogamizi kubera ko ari umuryango ushingiye ku banyeshuri urumva n'ubuzima bwa buri munsi icyaba affecte ku buryo bw'imyigire bishobora kuba affecte ku muryango muri rusange wa Gilgal. Rero hagiye haba imbogamizi z'ubushobozi nk'abanyeshuri muri kaminuza benshi ntago babona uburyo bw'amafaranga ubushobozi hagiye habaho ikibazo cy'amaburuse murabizi hagendaho n'uburyo wenda ivuga butumwa rigenda neza bitewe n'ubushobozi butandukanye. Ndumva ari ibyo ngibyo ariko hamwe n'Imana ko tuba dukorera Imana yagiye idufasha dufite byinshi twagezeho ariko icyo cy'imbogamizo urumbajize zagiyeho zo kutabona abantu bateranira zo kutagira experience urumva abantu baje muri kaminuza bavuye secondaire guhita umenya uburyo urayobora muri kaminuza skills urumva za leadership zari zirimo theology n'ibindi ariko hamwe no gufatanya n'ubuyobozi bw'itorero ryacu rya ADPR mu Rwanda bwagiye budufasha ku bwa Samuel ku bwa bagiye bamukurikira bagiye badufasha cyane bakatuba hafi bakaturera twagiye tubona Imana imbogamizi zagiye zigira mu ngubu urabona ibintu bimeze neza nta kibazo. Arakoze cyane ni protogene akaba warigeze kuyobora korali Gilgal mu ruhe mwaka? Nayoboye Gilgal nayinjiyemo muri 2012 umwaka usoza muri 2013 buriya umuyobozi agenda ategurwa kare nayoboyemo promotion y'abarimo kwinjira muri korali muri uwo mwaka muri 2014 nibwo natowe muri 2013 urangira mu kwa 10 nibwo natowe nyobora manda ya mbere 2014 ndetse no 2015 nayoboyemo imyaka 2 ndi perezida Imana ingirira ubuntu. Aha barakoze cyane protogene ni yihe sura yo hanze niyo mu buzima bw'ishuri byanze bikunze umaze kugira experience ku bijyanye n'ubuzima bw'ishuri nk'umuntu wari umukozi w'Imana muri korali Gilgal by'umwihariko unayiyoboye gereranya izo shusho z'umurimo w'Imana hanze ubwo ndavuga hanze y'ishuri mu buzima bw'ishuri n'ubu ngubu n'ubuzima urimo kuri uyu munsi bwo kuba warasoje cyangwa se warasubitse kuko kwiga byo akenshi usanga bitajya birangira baravuga ngo education has no end. Ubuzima ejo bundi weruza bakomeje na masters na PhD warasubitse ntabwo warangije. Aha gereranya izo shusho z'umurimo w'Imana hanze y'ishuri no mu ishuri. Ubuzima bwo muri kaminuza bwari bwiza
werekeranye no mu buryo bw'umwuka nubwo hanze utari bubi, kuko Imana bitewe na situation ugezemo igenda igufasha. Ariko kubera ko twari ikintu cya mbere twari dufokasinzeho cyangwa twari dushinzeho cyane cyari amasomo n'umurimo w'Imana, urumva ibindi ntabwo twabitekerezaga cyane. Rero kuba twaravaga mu ishuri dukoze ibyangombwa byose by'ishuri, twarangiza tukajya no mu murimo w'Imana tugakora icyo twumva Imana irimo kutuyobora gukora, byabaga ari byiza cyane. Iyo twajyaga gusenga, iyo twabaga turimo kuririmba, wumvaga tubohotse cyane kuko nibyo twabaga turebaho. Naho hanze rero ubu ngubu ni ukuzunguza imitwe hirya no hino, uratekereza uti se akazi biragenda bite, famiye biragenda bite, ndubaka ubuzima gute, mbese nakongera amashuri gute. Usanga ibintu byabaye byinshi. Hari ikintu kirimo kivugwa hanze nyine bavuga ngo hanze ngo uramanza ubuzima bukaguha ikizamini hanyuma ukabona kubona experience nyuma. Ubuzima buramaze kuguha ikizamini ukabona kukwigisha. Ariko ubundi busanzwe umuntu ariga akabona gukora ikizamini mu ishuri. Urumva difference namaze kuyitanga. Twebwe turi mu ishuri twahabwa amasomo tukabona gukora ikizamini, ariko hanze birakomeye, ahubwo ubuzima burimo kumaza kuduha ikizamini mbere yo kutwigisha. Ariko hamwe n'Imana nk'abantu basenga kandi twiringira Imana, iyo tubonye na challenge zigiye zitandukanye z'ubuzima buri hanze bwa nyuma y'ishuri, bigenda bidufasha kubona imibereho, kubona ubuzima, kubona amafaranga. Hamwe n'Imana turanyuzwe, tubona Imana yatugiriye neza. Nta basohoka hanze muri ubwo buzima bitewe n'ibyo bizazane byo guhindura ubuzima, se ugasanga bahise bagwa, ubona biterwa n'iki? Birahari nubwo wenda buriya kuvuga ngo umuntu yaguye cyangwa niyaguye ntago biba byoroshye, kubera ko ntago dufite ubwo bubasha bwo gutekereza ngo umuntu yaguye cyangwa ntiyaguye. Icyo twita kugwa nk'abarokore muri rusange, ari gihe wenda ubona umuntu atagisengera mu idini runaka ukavuga ngo yaguye. Ariko nk'abantu twize, iyo umuntu wenda ahinduye nk'idini akajya mu nini, ntabwo dutekereza ko yaguye, ahubwo ashobora kuba yahinduye umwambaro yari yambaye akambara undi, ariko wenda Kristo akiri muri we. Ariko birashoboka ko yagwa akajya mu byaha. Tubona hari abo twabonye bava mu byizerwa wenda bakaba bahinduka abasinzi cyangwa bakajya no mu bindi bita bigaragara direct, kubera ko hari igihe buri abantu banibwira ko umuntu ahagaze kandi adahagaze mu mutima, Imana itanamubona niyo wenda mwamuri no mu murimo w'Imana. Ariko byagiye bibaho imbogamizi yo zigenda zibaho. Hari igihe umuntu yambara umwenda w'ishuri asa nkaho urabuze nk'ubuzima bw'undi. Kaminuza y'u Rwanda, zino kaminuza ya leta n'ubundi abasa nkaho tukiri muri internet, ugasanga arava mu murimo w'Imana ajya muri classe, ava muri classe ajya mu murimo w'Imana, ugasanga nta bindi bintu bisa nk'ibimwokepa byo hanze. Iyo ageze hanze rero asa nk'ugize freedom, arajya kuba ahantu runaka, tuvuge wenda agiye nko gukorera mu ntara, aba ari free. Noneho n'ikindi nakubuzima bwa ko dufite umugamizi z'amafaranga, abatangiye guhembwa, uko ubuzima bugenda nk'ubudohokaho, agenda ibibazo bigabanyuka, adakomeje gusenga, ugasanga rimwe na rimwe hari ibyaha bigiye bimwataka. Ariko hamwe n'Imana, ku muntu wakomeje gusenga, ku muntu wakomeje kwegera Imana, Imana ituba hafi. Hano nahoze mbonamo abanyeshuri, ntazenda kubatera ubwoba nkababwira ko hanze bikomeye. Bibaho ko umuntu yagwa nkuko n'umuntu yagwa mu ishuri, ariko mu mbogamizi zibaho cyane ni ukumva ko ubaye free, wenda utagira closed cyane mu kigo, wagera hanze ukumva ko nta kindi bintu bikureba. Ariko muri rusange ibintu bimeze neza, nta kibazo. Mukorera Uwiteka munezerewe, muze mu maso ye muririmba, mumenye yuko Uwiteka ari we Mana, niwe waturemye natwe turabe. Mukorera Uwiteka munezerewe, muze mu maso ye muririmba, mumenye yuko Uwiteka ari we Mana, niwe waturemye natwe turabe. Mukorera Uwiteka munezerewe, muze mu maso ye muririmba, mumenye yuko Uwiteka ari we Mana, niwe waturemye natwe turabe. Turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. Turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. Turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. Turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. Mwinjire mu marembo
ye mushima no mu bikari bye muhimbaza mumushime musingize izina rye kuko Uwiteka ari mwiza kandi imbabazi ze nazo zihoraho n'umurava uhora w'ibihe byose turi ubwoko bwe turi intama zo mu cyanya turi ubwoko bwe turi intama zo mu cyanya turi ubwoko bw'Imana turi intama zo mu cyanya turi ubwoko bwe turi intama zo mu cyanya cye sinzagira ikintu kidakwiriye kiri imbere yanjye nanga imirimo y'abiyobagiza ntizomekana nanjye umutima ugaramye nawe usambaho sinzamenya ikibi amaso yanjye azaba ku banyamurava bo mu gihugu kugira ngo tubane kandi ugendera mu nzira itunganye uwo niwe uzamurera amaso yanjye azaba ku banyamurava bo mu gihugu kugira ngo tubane kandi ugendera mu nzira itunganye uwo niwe uzamurera amaso yanjye azaba ku banyamurava bo mu gihugu kugira ngo tubane kandi ugendera mu nzira itunganye uwo niwe uzankorera turi ubwoko bw'Imana ishobora byose turi intama zo mu cyanya cye haleluya amen. Dirija wa korali Gilgal, korali Gilgal imaze kugira indirimbo zingahe? Murakoze cyane. Dufite indirimbo nyinshi, dufite album ya mbere y'indirimbo za audio cyangwa se z'amajwi. Album ya kabiri ni indirimbo z'amashusho cyo bita visuel. Album ya gatatu dufite ubu ngubu ni indirimbo z'amajwi ariko iminsi mike tuzakorana n'amashusho yazo mu minsi idatinze itari myinshi cyane. Murakoze. Iyo uvuze Dirija bijyana no guhimba indirimbo, bijyana no kuzigisha, ubona uwo murimo kuvanga n'amasomo, urasabwa amasomo, urasabwa kureberera izo ntama za Kristo, ubona bitagoranye? Biragoye ariko Imana iranshoboza kuko njye ntabwo mbashisha. Mfite umwanya muto ushoboka ariko nubwo ari muto ariko Imana iramfasha ikambashisha. Murakoze. Hari abajya bagira abantu bagira imyumvire bati kujya mu murimo w'Imana, kubona umwanya wenda wo kuyobora yaba sepu cyangwa se Gilgal cyangwa se kujya muri izo nshingano zitandukanye, kuba dirija cyangwa se dirijante, bishobora kugira ingaruka zitari nziza ku masomo, umuntu akaba yatsindwa, akagira riteke, akagira gute, agasubira mbese agatsindwa. Wowe ubona iyo myumvire, abafite iyo myumvire wababwira iki? Ese nta hantu wigeze ugera nawe ngo tebe bitewe n'umurimo w'Imana? Murakoze. Uko bisa kose turi bakuru cyane kandi umuntu wese mukuru wiga kaminuza agomba kuba afite time management. Avuga ngo igihe iki n'iki ndakora mu masomo, aya masaha agezweho ngiye mu murimo w'Imana, ngiye muri korali nkorera Imana. Rero navuga ngo byose biterwa n'umuntu ku giti cyiwe. Nabwo hari igihe biba bitewe n'ishuri ry'Imana, ukaba watsindwa birashoboka, ariko byose umuntu abyakira. Gusa ni byiza ko umuntu aba amaso akamanaginga time yo kwiga na time yo muri korali. Ku giti cyanjye ntabwo birambaho, kandi no kubo byarabayeho, hari igihe abari ishuri ry'Imana cyangwa se bararangaye, birashoboka, nabyo birashoboka cyane, ariko byose nabyo bisaba ko umuntu agira management nziza muri byose. Murakoze. Murakoze cyane. Reka perezida wa korali yongere anyegere, hanyuma dukomeze n'ubundi twagure iki gikorwa cyo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Korali Gilgal ikorera umurimo w'Imana muri sepu Nyarugenge. Yego? Yego cyane rwose. Uretse aho ahandi ni hehe korali Gilgal yabikorera umurimo w'Imana? Ese ijwi ryanyu ryumvikanira he? Murakoze cyane. Uyu munsi korali Gilgal ifite intego imwe, nava iri mu byiciro bibiri. Mu ndimi z'amahanga aravuga ngo ni vision et mission.
mu cyongereza ubwo ni vision and mission. Dufite viziyo rero iboneka muri Matayo 28:29, aho Yesu yahaye inshingano abigishwa yo kujya kuvuga ubutumwa bwiza hafi na kure. Natwe rero niyo vision yacu, nuko twifuza kuvuga ubutumwa bwiza hafi na kure. Hafi ni aho turi muri ghetto, aho dutaye tuve mu ishuri, hafi aho turi mu ishuri, hafi aho turi muri kaminuza y'u Rwanda, hanyuma na kure hashoboka tukabasha kugeraho. Urumva ko n'ubutumwa bwiza ubwacu nuko buturimo tukabasha no kubwiriza abandi. Hanyuma uyu munsi umuntu ushaka kwifuza indirimbo zacu, uyu munsi dufite YouTube channel yacu, ushaka gusangaho indirimbo. Ntago zose zirajyaho, ariko gahunda dufite nuko zose zajyaho. Hamaze kugeraho nyinshi, ndetse n'abazikora Gilgal bazi ko ifite album ebyiri zagiye hanze, n'iya gatatu iri vuba izasohoka. Ya mbere nko dirija bivuze irahari, iri audio yitwa Isaha y'Imana. Indi ya kabiri yitwa Ntituzaceceka, nabyo biboneka muri byakozwe n'umwa bice 4:20. Ni nayo mission yacu, ntituzaceceka. Iyo tuvuze ngo bakundwa se duceceke, tuba tuzi ko tugomba guceceka. Ntago tugomba guceceka, naho turi nubwo twaba turi mu rugo iwacu twaratashye mu gihe cya vacances, ntago gahunda ari guceceka. Muri make aho turi hose tutuzi ko ari kuvuga ubutumwa bwiza hafi na kure, nta guceceka guhari. Rero album ya gatatu nayo izaza mu bihe biri imbere, tutazi neza, gusa tujye twumva twifuza no ko yazaza vuba, ntago turabimenya neza, ariko hamwe no kwimana zagenda idushoboza, inaduhishurira uburyo bwiza dushaka kubikoramo, muzabona tubibagejejeho. Rero ndi kuva ko dufite YouTube channel ushaka gusanga indirimbo zacu, yitwa Gilgal Choir.Twarafashijwe Nyarugenge ADPR. Uyibonyeho wahita nawe ubanza ugakora subscribe, hanyuma wakumva ubutumwa bwiza, maze kubwumva wabukunze ushaka kubusangiza inshuti n'abavandimwe, nabo ubutumwa bwiza gukomeza kugera hafi na kure. Muri make twashyize YouTube channel kugira ngo ubwo iyo vision yacu n'iyo mission yacu zibashe kugerwaho. Rero mu buryo bwo kugerwaho ntago bwacu twihagije, twifuza gufatanya namwe mwese uburyo bwiza kugeza ubutumwa bwiza hafi na kure. Nawe ugomba kubigiramo uruhare kugira ngo bugere kure, umaze kubwumva ukabugeza ku bandi. Rero ndumva niyo ntego yacu, ni ukuvuga ubutumwa bwiza ari bwo Yesu Kristo, tukabugeza hafi na kure. Ndumva aha rero uko nguko. Uragize uti twaguye umurimo w'Imana, yaba kuri YouTube channel, tukagerageza gushyiraho indirimbo zitandukanye kugira ngo ubutumwa bw'Imana cyangwa se ubutumwa bwa Yesu Kristo bukomeze bugere hose. Hari abantu bari hariya mu cyaro, mu ntara zitandukanye, batabasha kugera kuri izo YouTube channels, batabasha gukirikaho ngo barebe. Ese abo murabateganyiriza iki? Yego, murakoze. Nkuko nabivuze ko ari Gilgal ifite hamwe uruhande rumwe ushaka gukora ni kuri YouTube, gusa kugeza uyu munsi hari gahunda tugira nziza yo kuzenguruka igihugu. Ndavuga duciye mu ntara, dushaka gusura intara y'Amajyaruguru, tukajya mu karere kamwe, tugasura indi ntara, gutyo tugenda dusimburanya buri mwaka. Uyu mwaka rero twagiye mu karere ka Ngoma, mu itorero ry'akarere rya Ngoma, dusura umudugudu waho, hanyuma dukora ubutumwa bwiza, twamamaza ubutumwa bwiza. Urumva ko navuga ko abantu bo mu cyaro batabasha kugera kuri izo mbuga nkoranyambaga za YouTube. Iyo tugira ubuntu dushobojwe turabasura aho ngaho mu ntara, tukabayisangirayo, tukajyana amateno nabo ku cyumweru, ndetse tukaza kujyana concert, tukabaririmbira bakumva ubutumwa bwiza. Ndetse inshuro bimaze kuba twagiye tubona ukuboko kwiza kw'Imana. Numva rero iyo gahunda ndumva abantu mu cyaro ahari ntago twabibagiwe, nawe ubutumwa bwiza buzagenda bukomeza kugira uko Imana izagenda idushoboza, cyane ko tujye tunafiteyo n'Abagilgal bacu bagiye bava hirya no hino hatandukanye mu gihugu. Rero ushaka gusanga n'umwe uriyo mu karere kamwe ashobora kwamamaza ubutumwa bwiza aho ngaho, cyane ko ushaka gusanga yagiye Imana tugira ubuntu muri kaminuza y'u Rwanda dufite mashine zitwa Positivo, umunyeshuri wese arayibona. Rero usanga tuzifite kuri mashine, ku buryo aho hantu wenda utuye mu karere ka Nyabihu cyangwa mu karere ka Rusizi cyangwa ka Nyagatare cyangwa ka Gasabo cyangwa ka Bugesera, akarere kose waba urimo nayo waba uri muri Gicumbi, usanga tuye dufite abambasaderi bakora Gilgal, ku buryo usanga n'ahari abacanga indirimbo za Gilgal uko ashobojwe. Numva rero navuga ko nabo bantu batabasha kujya kuri izo mbuga nkoranyambaga, tugenda dukora uko dushobojwe, Imana igenda ducira inzira tukabasha kubagezaho ubwo butumwa bwiza.
nabonye umurimo w'Imana burya mu kuwukora kugira ngo cyangwa se muzike ibashe gutera imbere, hari uko kugura ibyuma, hari uko kugenda, donc hari ibintu bigenda bikenera amafaranga. Ko muri abanyeshuri muyakurahe? Murakoze. Mu by'ukuri turi abanyeshuri, unarebye n'ibikorwa bihari ushaka kwibazaho ubushobozi buva. Gusa uyu munsi korali Gilgal ifite icyiciro navuga cy'abaterankunga, ntago ari benshi, gusa uyu munsi turabishimira Imana kuba bahari kuko ntibaramara igihe kinini, nibo bagenda batwunganira, ariko natwe navuga ko tugira uruhare runini ubwacu bwo kwishakamo ibisubizo no kujya dutegura imishinga ishobora kudufasha kubabyaza inyungu, nubwo uyu munsi itaratangira gushyirwa mu bikorwa, ariko iyo mishinga ishobora kudufasha kwiteza imbere cyangwa kwishakamo ibisubizo. Ndavuga imishinga ishobora kutubyarira inyungu, twamaze kuyitegura uyu munsi, irahari. Igisigaye no kugira ngo tubone ubushobozi bwo gutangiza iyo mishinga kugira ngo itangire ituzanire inyungu. Ibyo byose twabitekerejeho, gusa uyu munsi mu gihe bitarakunda, muri ka buruse ka make tubona tugenda twikora ku mufuka uko dushobojwe, nubwo biba bitoroshye, ariko tugerageza kwishakamo ibisubizo, kandi hari igihe tunakora nuko dushoboye kugira ngo ubushobozi buboneke. Gusa nyine sinavuga ko iyo mbogamizi itariho, iyo mbogamizi rero y'ubushobozi bukeya, ko tugerageza gutekereza ibyiza twakora bikomeye, ariko ugasanga ubushobozi bitewe nuko ari bukeya, tugakora ibihuye n'ubushobozi dufite. Ariko n'ababishoboye umunsi bashobora kutwegera tukabashyira mu materankunga, cyane ko amarembo afunguye, bashobora kuza nabo. Uburyo umuterankunga ni ikintu gikomeye. Iyo unavuze umuterankunga, ashaka umuterankunga w'ibitekerezo, ashaka umuterankunga w'uburyo bw'ubushobozi ariyo amafaranga. Rero umuntu wese umuterankunga ahawe ikaze, ariko kugeza umunsi umurimo w'Imana ugenda ukorwa buhe n'ubushobozi tugenda twibonamo. Yego. Perezida ex-president wa korali Gilgal, iyo murebye korali Gilgal y'uyu munsi na korali Gilgal ya kera, mubihuza muti? Mwebwe nk'abantu wenda wasanze nawe yaramaze gushingwa, ariko byanze bikunze hari icyerekezo mwavugaga muti turifuza kugera aha, turifuza ko korali Gilgal yagera aha ngaha. Iyo mubonye korali Gilgal y'uyu munsi bivuze iki kuri mwebwe mwarangije? Murakoze. Bivuze byinshi kandi tunashimira Imana. Wenda nk'uko nakubwiye ntabwo ndi mu bayitangije, ariko iyo ukurikije amateka bari babayemo cyangwa natwe amateka twabayemo, tunashima Imana. Yaba ari mu rwego rw'ivugabutumwa, bakubwiye intara bagenda bazenguruka, no gushima Imana kuko twahoze tubishyira mu action plan nk'abayobozi, tuvuga ngo hazajya hasurwa intara, hazajya hasohoka za album, kandi bakubwiye ko ya album gatatu nayo igiye gusohoka. No gushima Imana rero hari improvement cyangwa hari iterambere ryagiye riza mu buryo bw'umuziki, nuko basanze wenda ari bwo basohoka utabona uburyo bahita babikwereka, ariko uburyo bw'umuziki bunagezweho. Bazareba muri amavideo bafite kuri YouTube channel yacu, babona uburyo ibintu biba bimeze neza. Hari itandukaniro urebye muri 2005 ubwo Gilgal yatangiraga, amateka tubwira ko bakubitaga ingoma ya indi bita ruhu. Ubwo rero wumva ko hari iterambere rikomeye cyane kuva muri 2005 ugeze muri uno mwaka turimo, ukabona bafite ibyuma byose bishoboka, basohoka ibyuma byose babifite, bakagenda mu ntara bakabwiriza ubutumwa bwiza. Gilgal rero ntabwo bamenye ibyayo, ariko Imana yatugiriye neza. Hari ahantu bigeze gusohokera kubera ikibazo nyine cy'umuziki bari bafite, ngo umuntu aritanga arababwira ati rwose tubahaye kibe, akayamvugo nyine baba barabaremeye nyine. Nuko babitangiraho bagura n'ibindi byuma bitandukanye. Turashima Imana yagejeje ikora, yagiye igira ibibazo bitandukanye. Ndibuka ko amateka tubwira ko Gilgal yasohokeye muri Kigali Institute of Education, niko yitwaga mbere, ariko ubu ngubu ni CE College of Education. Bagezeyo ngo bari bafite indirimbo imwe, babaha indirimbo bati ni muririmbe. Korali yasohotse, igezeyo babaha indirimbo yitwaga igihe cy'umwijima, niyo bari bafite, ngo barayirimba. Korali yasohotse urumva ntabwo bayiha indirimbo imwe, bayihaye kabiri. Ubwo nimba ari ya gatatu ni amateka ariko atubwira, ubwo bifashisha nyine zazindi zacu twese baririmba izo mu gitabo. Ari urumva ni amateka y'uburyo abantu bagenda bagira bakora bazamuka. Ariko turashima Imana ugereranyije Gilgal nk'uko warumbajije Gilgal y'icyo gihe ya kera n'iy'ubu ngubu. Turashima Imana ubu ngubu ubona ko
uretse n'uburyo bw'ivugabutumwa bwacu twese, yaba ari mu itorero ryacu rya ADEPR, ubona ko hagiye habamo improvement ugereranyije ADEPR ya kera, uburyo abantu basengaga, uburyo abantu baririmbaga. Akenshi wasanga mu nsengero nyinshi bakoresha ingoma. Kuhabona umuntu wize kaminuza, bagenda batubwira ko aya ari mu masezerano Imana yagiye ibaha ku karago, basengera ahantu hagiye hatandukanye, bavuga ngo nzabazamura, abana banyu baziga bagera ahantu kure. Dufite abagirugaruwa benshi muri Amerika, abo twagiye tubana baba muri za Dubai, baba mu Bushinwa, baba hehe ku isi yose, tugiye tuhafite abarepresenta. Ndumva rero ibyo ngibyo hari difference igaragara cyane ugereranyije na Gilgal yacu, ugereranyije na Gilgal yatubanjirije n'iriho ubu ngubu. Ibintu byaratandukanye. Hari akaririmbo wabonye baturirimbe turimo gutangira kino kiganiro, kari akaririmbo nkakunda kubi, umvisha amajwi arimo. Ibyacu rero byari ibintu utamenye uko bimeze nyine, ariko Imana bigenda biza neza, yaba ari mu buryo bw'umwuka. Ubona ko umuntu ukijijwe abakijijwe neza ubu ngubu, bigenda biza, kandi turashimira Imana cyane. Perezida, mu Kinyarwanda baca umugani ngo ntukiyime ukwimagu ahari. Ni ikihe cyifuzo cyawe ku baterankunga ba Gilgal? Ni ikihe cyifuzo, kandi ubwo nimvuga wowe bumve Gilgal, ni ikihe cyifuzo cya Gilgal ku baterankunga bayo? Ni ikihe cyifuzo cya Gilgal ku Mana? Ibyo bibiri. Murakoze. Mbere na mbere reka nongere nsobanure ijambo Gilgal. Arashaka kuba hari abakunzi bacu cyangwa hari abantu baturebye bakadukunda ariko batazi Gilgal icyo bisobanuye. Ni ijambo riboneka muri Bibiliya, muri Yosuwa ibice 5:9. Haravangwa, Imana ibwira Yosuwa ati, uyu munsi mbakoye igisuzuguriro abanyegiputa babasuzuguraga. Aho hantu hitwa Gilgal na bugingo n'ubu. Rero bivuze ko Gilgal bivuze abantu bakoye igisuzuguriro. Rero twe twakoye igisuzuguriro cy'icyaha. Uyu munsi ntabwo tukiri imbata z'ibyaha, uyu munsi twabaye abana b'Imana. Rero niyo mpamvu ishimwe ryuzuye imitima yacu ry'uko tutakiri imbata z'icyaha, twinjire mu bata bwera, butuma tugira icyifuzo cyo kubwira abandi bene data n'izindi nshuti zitarakira ubutumwa bwiza, zitarakira Yesu Kristo, kugira ngo nabo bamwakire. Niyo mpamvu tugira ishyaka tukabamaza ubutumwa bwiza. Urumva tujya mu ntara zizengurutse igihugu, tujya hirya no hino, tugeze no gukoresha social media mu buryo bugiye butandukanye kugira ngo twamaze ubutumwa bwiza. Nicyo ahari najyaho nsobanire kuri Gilgal kugira ngo nanone gusobanukirwa. Hanyuma ikindi nuko Gilgal uyu munsi indirimbo zifite muri rusange ifite indirimbo 84. Nubwo zose zitarajya hanze arazo dufite, ariko zose ni 84. Urumva ko mu gihe protogene perezida azatubwira ati bari bafite indirimbo imwe, bababwiye ati muririmbe, bakarimba indirimbo imwe twa dufite yitwaga igihe cy'umwijima, ifite amateka akomeye muri Gilgal. Babahiye akabiri bakifishisha indirimbo zo mu gitabo. Uyu munsi ibyifuzo bari bafite basengeraga, uyu munsi Imana igenda ibikora, igenda idusubiza. Urumva indirimbo 84. Urumva ntago zashira, n'ubu ngubu ushaka kumva bafashijwe bagashyira indi nshyashya itari isanzwe. Urumva ko Imana igenda yagura imbago mu buryo bugiye butandukanye. Hanyuma warubaje ngo icyifuzo cyacu ku Mana, icyifuzo cyacu ku Mana uko yaduha imbaraga kugira ngo tugeze ubutumwa bwiza hafi na kure. Urumva ko haracyari abantu ibihumbi batarakira ubutumwa bwiza, bataramenya ubutumwa bwiza. Twifuza ko n'Imana azadushoboza twajya turira indege tukavanga iyi ni ko ari Gilgal igiye kwamaza ubutumwa bwiza mu Bubiligi, mu Dubai, cyangwa wenda mu Buhinde, mu Bushinwa, bakagenda bajyanywe no kwamamaza ubutumwa bwiza gusa. Nimba abantu umuntu afata indege akagenda agiye guhaha, agiye gushaka amafaranga, agiye gushaka ubuzima, numva hakwiye no kujyana n'abandi bantu baguruka mu ndege bajyanywe n'impamvu ubutumwa bwiza. Rero niyo mpamvu natwe twifuza ko twagenda tukagaruka tukava mu Rwanda nta yindi mpamvu tubagurukira kuvuga ubutumwa bwiza gusa. Yaba ari ishema kuri twebwe, numva ari twaba tunyuzwe ku giti cyacu, kuko niyo mirwari yacu. Twumva iyo tureba kure, iyo tureba imbere, twifuza kwibona twamamaje ubutumwa bwiza hashoboka hose. Rero niyo mpamvu twifuza gufatanya n'inshuti hirya no hino mu gihe zitandukanye kugira ngo komeze kudufasha natwe icyo cyifuzo cyacu ko cyuko ubutumwa bwiza bugera kure cyabasha kugerwaho. Nicyo cyifuzo cyacu ku Mana, uko akomeza kuduha imbaraga, ko ku bwacu imbaraga z'umuntu ntago zagufasha kuvuga ubutumwa bwiza, ntago zagufasha kwamamaza ibintu by'umwuka, ahubwo keretse imbaraga z'Imana. Hari indirimbo tugira ndayibakumbuje ahari bene data, iravuga ngo iyi ntambara turwana si inyama n'amaraso. Yiza ko bari iy'imbaraga, twaramagana abantu bafite babisore b'ibigango. Harawonjya mbona bita amafilime bitangwa ba jetiri, twarwamagara ba jetiri bakaza karwana iyo ntambara. Ariko intambara twe turwana nayo ni intambara y'umwuka.
niyo mpamvu dukeneye imbaraga z'Imana, imbaraga z'umwuka kugira ngo zikomeze zikore muri twebwe, tubashe gukora, tubashe kujya ku ntego yacu. Hanyuma icyifuzo cyacu ku baterankunga, uyu munsi abo dufite baduha ubushobozi uko bashobojwe, yego bihuye n'umubare ukungana, ariko twifuza ko wakomeza kwaguka. Nawe urumva abanyeshuri bafite ubuzima butandukanye butoroshye mu ishuri, urumva bakeneye gufotoza ibindi, kandi leta ifite amafaranga ibagenera, akeneye kwishyura inzu, akeneye kubona ibyo kurya. Rimwe na rimwe n'abagenera niba bakabwira ati rwose ibibazo bimeze nabi, ugasanga umuntu akoze no kuri buruse bamuha akohereza mu rugo. Urumva umuntu rero ntabwo wajya kumubwira ngo dufite urugendo wenda rwo gukora ivugabutumwa wenda mu karere ka Muhanga ngo umwaka 500 bibone, ntabwo bishoboka. Urumva ko bitoroshye. Urumva ushaka gusanga nk'ibyo vugabutumwa ry'i Muhanga tutaribonye cyangwa tutabashije kujya bitewe n'iyo mbogamizi y'ubushobozi. Rero navuga ngo wenda abumva umwuka w'Imana abayobora kuba baza mu baterankunga, ni ikaze rwose, amarembo arakinguye. Hanyuma niyo cyo kintu numva twifuza cyane badufasha kuba kumva babishobojwe. Ikindi cyoroshye buri muntu wese ashobora gukora ni ukudufasha kugeza izo ndirimbo zacu kure, cyangwa kubasha kugeza ubwo butumwa bwiza buri mu ndirimbo bukagera kure, n'abandi bindi batarakira ubutumwa bwiza bakabasha kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza. Ndumva iki cyifuzo cyacu muri rusange. Yego, arakoze cyane. Ex president nawe ngira ngo yatubwiye ko ari Isironi. Aha, hari indirimbo mufite ngira ngo president anayikomojeho ivuga ngo turi mu rugendo rugana mu ijuru, ngo ariko uko tugenda ngo niko duhura n'ibiturushya. Abanyeshuri nabo bagira ibibarushya buriya mu murimo w'Imana. Bundi abo hanze protogene yahoza bitubwiraho ati hanze usanga intambara zitandukanye, intambara z'umunyeshuri ni izihe? Umunyeshuri nagira ibimurushya. Cyambere umunyeshuri ni umuntu, kandi abantu iyo bariho ubuzima bafite intambara barwana nazo. Rero umunyeshuri agira ibimurushya nawe, kuko abatekereza none ku myaka yacu dufite n'ibiturushya nyine bingana natwe mu masomo, tuba tugomba gupanga ubuzima buzakurikira uko buzaba bumeze. So ugasanga nyine ari ibintu bitandukanye. Rimwe na rimwe hari abantu bamwe baba batari bisobanukirwa, rero ugasanga ibyo bintu bisa nk'aho ari akavuyo biri mu mutwe. Guha icyerekezo cye cyangwa se kugendera muri icyo cyerekezo cye bishobora kuba byarushya umunyeshuri. Umunyeshuri agira ibimurushya, noneho hakaba hari na bimwe ashaka gukora nta bushobozi afite. Urabona hari ukuntu umuntu ashobora kuba yageze ku rwego rwo hejuru ariko afite n'amafaranga yo gukoresha ikintu ashaka gukora, ariko abanyeshuri bagira ibibarushya. Ngira ngo mwagiye mubyumva, dushaka nko gukora ibintu bitandukanye tukabura ubushobozi bw'amafaranga muri ubwo buryo bw'ubukungu. Ariko no mu buryo bw'umwuka umunyeshuri nawe agira ibimurushya nk'uko undi muntu wese abigira. Hari ibyaha arwana nabyo, hari ibyaha nyine by'urubyiruko turwana nabyo. So umunyeshuri agira ibintu byinshi bigenda bimurushya. Ese bakundwa duceceke? Oya, ntituzaceceka. Ese bakundwa duceceke? Oya, ntituzaceceka. Niki mudakwiye guceceka? Abari mu isi yose mwe muririmbira Uwiteka, mugeze icyubahiro cye mu mahanga, imirimo itangaza yakoze muyongeze mu mahanga yose. Abari mu isi yose mwe muririmbira Uwiteka, mugeze icyubahiro cye mu mahanga, imirimo itangaza yakoze muyongeze mu mahanga yose. Nindukwiriye kuririmbirwa n'Uwiteka, nindukwiriye gupfukamirwa n'Uwiteka, ninde undukwiriye kubahwa atari Uwiteka? Natwe abakunzi be ntituzaceceka, oya tuzahora tuvuga imirimo ye. Iri juru mubona ribambye nk'ihema, niwe warishyizeho. Isi yacu dutuye niwe wayiremye, kandi ayishyiriraho n'imfatiro w'abantu bakomeye n'aboroheje n'ibiremwa by'intoki ze. Iri juru mubona ribambye nk'ihema,
niwe warishyizeho iyi si yacu dutuye niwe wayiremye kandi ayishyiriraho n'imfatiro abantu bakomeye n'aboroheje n'ibiremwa by'intoki ze ninde ukwiriye kuririmbirwa n'uwiteka ninde ukwiriye gupfukamirwa n'uwiteka ninde wundi ukwiriye kubahwa atari uwiteka natwe abakunzi be ntituzaceceka oya tuzahora tuvuga imirimo ye dukwiriye kuririmbirwa n'uwiteka dukwiriye gupfukamirwa n'uwiteka ninde wundi ukwiriye kubahwa atari uwiteka natwe abakunzi be ntituzaceceka oya tuzahora tuvuga imirimo ye mwabyumvise dufite misiyo yo kuvuga Kristo ntituzegera na rimwe duceceka kuvuga Kristo icyo yadukoreye ku musaraba nabo baze kuri Kristo babone ayo mahoro cyangwa se ubwo buntu natwe twabonye ndumva ari icyo ngicyo nicyo cy'ingenzi cyane kuko ibindi byose bishamikiye kuri icyo ngicyo. Arakoze cyane Isirone kandi nawe n'ubundi mibutse ko yabaye umuyobozi wa korali Gilgal ryari nayoboye korali Gilgal reka mpere ubwa mbere nabanje kuba disiplineri 2018 2019 ubwo ushinzwe ikinyabupfura noneho mba perezida 2019-2020 ndumva aricyo gihe nayoboye muri korali Gilgal n'izindi nshingano zimwe ntoya kuyobora regiyo n'ubuyobozi bugiye butandukanye ariko nyobora korali Gilgal nayoboye 2019-2020. Niki cyakubereye imbogamizi muri ubwo buyobozi muri iyo manda yawe? Icyambereye imbogamizi n'ubushobozi nk'uko perezida yabivuze kuko hari ibintu byinshi twapangaga gukora rimwe na rimwe ntitubigere bitewe n'ubushobozi bwacu ngira ngo nta muntu utakishimira ko korali wenda yagira ahantu ikorera amarepetisiyo hagutse ariko rimwe rimwe ugasanga nyine habaye limite ntitubashije kuhagera ngira ngo murabizi ko korali nyine ni umuryango cyangwa se n'itsinda riririmba rero kubona ahantu rimwe na rimwe dukorera urabona mu kigo n'abashimira cyane kuko bagenda badufasha bakaduha dukorera ariko tuba dufite nyine bitewe n'ibigenda bikorerwa mu kigo kubona ahantu dukorera cyane byabaga ikibazo gikomeye rero bikaba imbogamizi rimwe na rimwe gatuma tutageraho dushaka kugera ariko wenda turamutse tubonye nk'ahantu hari fix yo gukorera korali Gilgal numva ko twari gukora cyangwa se yanakorana n'ubu ngubu wenda ibintu bisa nkaho birushije ibya none gukora rero nicyo ngicyo cya mbere cy'ubushobozi n'ahantu rimwe na rimwe gukora ibintu byagutse niyo kibazo cyagiye gikunda kugaragara cyane. Perezida yongere anyegere nanone uri karenti hari igihe umubyeyi yita umwana w'izina yamara kurimwita umwana yakura akumva iryo zina yarihindura mwe ntaho mwageze mugasanga bakuru banyu barabise nabi? Murakoze ntago tujya dutekereza ko batwise nabi uyu munsi twishimiye izina umunyarwanda nawe yaciye umugani ng'izina ni ryo muntu iyo tuvuze ngo ni umuntu n'umugirugari cyangwa n'umugirugarwa n'umugirugashi ni umuntu wakora igisuzuguro cy'icyaha twumva tunyuzwe n'ibyo twumva rero iryo zina ritunyuze bene data namwe mukunda ahubwo namwe mushatse mwabagirugari ntabwo dushatse twabita abagirugari twese turabagirugari abantu bose twizeye Yesu Kristo umwami n'umukiza turabagirugari abantu bakora igisuzuguro cy'icyaha ahubwo icyo twifuza nuko n'abandi benshi nabo bakava muri icyo gisuzuguriro bakinjira mu buzima bushya. Aho nashaka kugera mwiyise bakuweho igisuzuguriro nyine cyamaze kubavaho ese nta rindi mwumva mwafata wenda mukitwa batsinze ko igisuzuguriro deja cyamaze kubavaho? Abatsinze iyo umuntu akora igisuzuguriro biba byoroshye kumva ko yanesheje cya mbere no mu ntambara iyo umuntu afite ukuntu yagufashe kundi cyangwa ukuntu umuntu agufata nk'insina ngufi icyo nacyo ni igisuzuguriro ariko iyo murwanya cyangwa mugahangana ukamutsinda si ngombwa ngo uvuge ngo wite watsinze ubwo icyo gisuzuguro kikuvura uba wabaye n'umuneshi. Rero numva igisuzuguro twakuwe cyatugize abana b'Imana ni naryo shema dufite uyu munsi. Murakoze cyane dirijante na dirija bongere banyegere mu kanya gato turagaruka dusoza ariko kandi
hari indirimbo mwigeze gukomozaho ngo turi mu rugendo rugana mu ijuru n'izindi ntituzaceceka. Mbibutse abadukurikiye ko iyo ndirimbo ari n'indirimbo korali Gilgal nayivuga nk'ahari ikishongoro cya korali Gilgal. Ntituzaceceka, ukivuga ntituzaceceka nyine abantu bumva korali Gilgal yo muri sepu y'Ora Nyarugenge, communauté des étudiants pentecôtistes. Ubwo rero ntituzaceceka. Ubwo rero muri uko kudaceceka nagira ngo n'ubundi mu bikumbuze abadukurikiye bari mu bihugu bitandukanye, hari n'abagize batari bayizi cyangwa se bifuje guhita bongera kuyikumbura, abo ambasaderi n'abambasadrice bari mu bihugu bitandukanye nk'uko Protogene yakomeje kugenda abitubwira, mukaba mukomeje kugenda mubakumbuza ibihe mwabayemo, bakagira bati twari twararyamye, twari twarasinziriye. Hari akaririmbo bagenzi banyu baba finaliste bigeze kuririmba, baravuga ngo bakuru bacu twasanze bakora, ngo turabashima, turabasanga, natwe turakora, ngo igihe none kirageze ngo tugiye ahandi, ngo ariko si ikiruhuko duhawe, tuzakomeza dukore. N'icyo wakomeje gukora Protogene? Murakoze cyane. Nari perezida, ariko akenshi buri mirimo y'Imana ntabwo ari iyo kwiratwa, kubera ko ntago imirimo ariyo ya ngombwa. Icyangombwa ahubwo ni uko ufite Yesu mu mutima wawe cyangwa ukurikiza iby'ijambo ry'Imana. Ariko ibyo navuga nakomeje gukora, ntago narekeye aho gukora umurimo w'Imana, ko ndabyibuka nkirangiza kuba ku nshingano za Gilgal, nakomeje kuyobora promotion twari turimo gusozanya. Kuyemo gusoza amashuri, hari ibyifuzo muba mufite, hari ukuntu rero abanyeshuri bagenda bishyira hamwe barimo gusoza bagasenga Imana. Ngira ngo nari ndi muri iyo komite y'abayoboye iyo promotion arimo gusoza, twakoze umurimo w'Imana kandi twasoje neza, amahoro Imana yadufasha. Hanyuma nkinava no mu mashuri, nkigera iwacu ku mudugudu wanjye mbarizwaho, nabaye umudiyakoni. Bimanza no kungora, nta sinzi impamvu mu mpaye amashyi, kubera ko ntago ari ibintu byo kwiratwa cyane, ko ni umurimo w'Imana tuba dukora. Ariko Imana ishimwe, nabaye umudiyakoni. Ndibuka ko nkinava no muri kise nabaye dirija wakoranye ndimo, nyuma ubu ngubu nabaye vice president. Gusa ibyo byose ndabishimangira ko ntago ari ibintu byo kwiratwa, ahubwo twirata Kristo watubengutse akatugira abana be. Hanyuma ku byo nari ndimo kuvuga, hari akantu warimo kubaza perezida ku nshingano, impamvu dukomeza kuvuga ubutumwa bwiza. Ijambo ry'Imana, misiyo igaragara Yesu yasigiye abantu bose bazamuflowinga, cyangwa abantu bose bazamwemera bagakurikiza nk'ibyo yasaba abantu. Yaravuze ngo mugende mu mahanga yose, muri Matayo 29, mugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza, abemera mu babatize mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Iyo niyo message, niyo main purpose Yesu yaduhaye. Icyo nicyo jambo dukwiye kugenderaho ryo kwamamaza ubutumwa bwiza, nimba kuko wamwemeye. Nta nubwo dukwiye kugenda mu murongo wo kuvuga ngo tujye kubwiriza ubutumwa bwiza nawe tutamwakire, kuko abenshi nk'uko dinimba tujya tugira ngo abenshi bishimira kuvuga ubutumwa bwiza kandi badafite Yesu muri we. Tugire Yesu muri twebwe, nitumara kumwemera tukabona ko ari mu buzima bwacu, noneho dukore inshingano yaduhaye, duspreading ubutumwa hirya no hino, tuvigarira nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, tugende tugere no ku mpera z'isi. Ariko main purpose yadusigiye ni uko kwamamaza ubutumwa bwiza hafi na kure. Nibyo ngibyo turacyakora, n'ubu ngubu by'Imana izadushoboza tuzabikora, ariko cyane cyane dufokasinze gukomeza gutunga Yesu mu mutima wacu. Il est vraiment beau, beau de te chanter, de te louer Seigneur. Tu es mon refuge, j'ai mon Dieu à qui je mets ma confiance. Vraiment, vraiment, il est vraiment beau, beau de te chanter, de te louer Seigneur. Tu es mon refuge, tu es mon refuge, j'ai mon Dieu à qui je mets ma confiance. Tu es ma puissance, là où j'ai trouvé l'aisance. Tu es ma puissance, là où j'ai trouvé l'aisance. Mon Dieu l'éternel, ta présence me donne les jouissances. Mon Dieu l'éternel, ta présence
me donner réjouissance. Depuis ma naissance, durant mon enfance, tu es toujours mon appui. Depuis ma naissance, durant mon enfance, tu es toujours mon appui. Tu es ma puissance. Ta présence, c'est mon assurance. Tu es ma puissance. Tu es ma puissance. Ta présence, c'est mon assurance. Nous disons merci pour ton amour. L'amour immense, l'amour immédiat. Nous venons à toi dans la reconnaissance quand nous savons que tu nous aimes. Nous disons merci. Nous disons merci pour ton amour. L'amour immense, l'amour immédiat. Nous venons à toi. Nous venons à toi dans la reconnaissance quand nous savons que tu nous aimes. Tu es un Dieu incomparable. Tu es un Dieu infatigable. Tu es mon sauveur. Dans tout ce que tu fais, je trouve ta faveur. Tu es mon sauveur. Tu es mon sauveur. Dans tout ce que tu fais, je trouve ta faveur. Depuis ma naissance, durant mon enfance, tu es toujours mon appui. Depuis ma naissance, durant mon enfance, tu es toujours mon appui. Tu es ma puissance. Ta présence, c'est mon assurance. Tu es ma puissance. Tu es ma puissance. Ta présence, c'est mon assurance. Depuis ma naissance, durant mon enfance, tu es toujours mon appui. Depuis ma naissance, durant mon enfance, tu es toujours mon appui. Tu es ma puissance. Ta présence, c'est mon assurance. Tu es ma puissance. Tu es ma puissance. Ta présence, c'est mon assurance. Tu es ma puissance. Tu es ma puissance. Ta présence, c'est mon assurance. Tugana ku musozo ni ubuhe butumwa waha abanyarwanda n'isi yose muri rusange cyane cyane abakurikira indirimbo za korali Gilgal? Yego, murakoze. Ubutumwa nabaha nuko twakomeza gusangiza ubutumwa bwiza buri mu ndirimbo za korali Gilgal tukazigeza kuri benshi. Birashoboka ko zageraho rwose. Niba umuhanzi wenda wo muri Amerika ashobora gusohora indirimbo itarasha n'iminsi 2 kabageze mu Rwanda, kandi wenda n'ibyo aririmba nta butumwa bwiza burimo, ni kubera iki twe tutaririmba ubutumwa bwiza uyu munsi, natwe nyuma y'umunsi umwe bukaba bwamaze gukwira isi yose. Rero bwakwira isi yose ari uko jye nawe n'undi n'abandi nakora Gilgal na Sepo n'igihugu twese twafatanyirije hamwe kugira ngo ubwo butumwa bwiza bukomeze bugere kuri. Nta kindi gisabwa nuko wishimye indirimbo cyangwa indirimbo wumva ushaka kuyigeza ko ushaka ko ubutumwa bwiza bukomeza kwamamara, nuko ifata ukayisangiza abandi. Wacisha kuri WhatsApp, wacisha kuri Instagram, wacisha kuri Twitter, wacisha kuri Telegram, wacisha kuri Facebook. Uburyo bwose niyo washoboka kohereza umuntu message kwambwa ati indirimbo yakora Gilgal yasohotse iri kuri channel yitwa Gilgal Choir Nyarugenge, akambwa ati gerayo urebe urasanga ari ubutumwa bwiza nakugeneye. Birashoboka. Hari n'undi buryo bwiza ko umuntu ashobora kugenera undi kado, kambwa ati maze iminsi narakwishimira kado nakugene, kuko utamugenera kado y'indirimbo nabyo ni ibintu bishoboka. Ukamugenera indirimbo navuga ati nabuze amagambo mbikubwira ariko reka nguye muri aya magambo kandi ari mu butumwa bwiza. Rero birashoboka ko umuntu dushobora gufatanyiriza hamwe kugeza ubutumwa bwiza hafi na kure binyuze mu bufatanye twese. Icyo nasaba bene data n'inshuti n'abandi bari hirya no hino ku isi nuko twafatanya. Nimba wumva igishinwa ukabuze ko indirimbo itari mu gishinwa, ushobora gufata iyo ndirimbo ukahindura mu gishinwa ukandika mu gishinwa ukayisangiza abashinwa, ubwo butumwa bwiza bukagera kure. Nimba wumva ikidage ushobora gufata ubwo butumwa bwiza mu ndirimbo ukabwandika mu kidage ukabusangiza abadage nabo kumva ubwo butumwa bwiza. Icyo twifuza nuko ubutumwa bwiza bugira hafi na kure. Niba umuntu ari cyo muri make ntagire imbogamizi ibaho yuko umuntu atakumva ubutumwa bwiza, ahubwo twese dufatanyiriza kugira ngo ubwo butumwa bwiza
butumwa bugere kuri benshi kandi bose. Ni kuri bose si benshi, kuri bose. Wasanga benshi barabwumvise ariko bose ntibarabwumva. Icyo twifuza nuko abantu bose bumva ubutumwa bwiza. Rero nabwo ngo mugende mukore subscribe, mugende mukore share, muzisangiza abandi, mukore na like. Muzamugize neza, hanyuma ubundi biterankunga ushobora kuduhamagara kuri nimero. Marashaka kwifuza kuduha ibitekerezo, ashaka kwifuza kuduha inyunganizi mu buryo bw'ubushobozi, amafaranga, ashaka kuduhamagara kuri nimero ya Gilgal ibifitwe na perezida ni 07 8 6 6 255 75 07 8 6 255 iyo nimero ushobora kumpamagara nkayitaba, niyo nanjye navaho ushobora kuzitabwa n'abandi bazaba ari perezida. Muri make ni nimero ya Gilgal. Ikindi nuko n'umuntu yifuza andi makuru yerekeranye na Gilgal ashobora kutubona kuri iyo nimero. Ndumva hari ibyo ngibyo nashaka kubagezaho inshuti n'abavandimwe mwese. Murakoze cyane. Ikibazo gisoza, iyo umuririmbyi cyangwa se umubibyi asohoye imbuto ajya kubiba, aba yiteze umusaruro muri ya mbuto ye, ko za mbuto zizamugarukira cyangwa se azishimira umwero wavuye muri za mbuto yasohoye ajya kubiba. Umusaruro mwishimira nyuma yo gusohora imbuto, bwa butumwa bwiza muvuga, za ndirimbo muririmba, umusaruro wa Gilgal. Umusaruro wanyu ni uwuhe? Wigereranye nk'umubibyi. Natanze urugero, umubibyi asohoye imbuto, mwebwe imbuto yanyu ni indirimbo, murabibyi. Nyuma yo kubiba, umubibyi abonye umwero. Umwero wanyu ni uwuhe? Murakoze. Uyu munsi mu Rwanda umuntu weza imbuto nkeya, hariho gahunda yo kugerageza gufasha niba ubutaka bwaba ari buto ariko imbuto zikarushaho kuba nyinshi. Hakoreshwa uburyo bugiye butandukanye kugira ngo bagatubura imbuto, cyangwa bakoresheje ifumbire mvaruganda n'izindi n'imborera kugira ngo imbuto ziyongere. Natwe nibo twagiye twifashisha imbuga nkoranyambaga kugira ngo dukomeze kwamamaza ubwo butumwa bwiza. Gusa umusaruro wacu ni abantu bakizwa. Iyo tubonye abantu bizeye Yesu Kristo umwami n'umukiza, bakavuga ati nanjye mvuye mu byo nari ndimo bibi, nanjye nyobotse inzira yo kwizera, nta byishimo birenze ibyo. Muri make niwo musaruro wacu. Niyo twagiye muri izo ntara nahoze mvuga, iyo twagiye aho duheruka wenda mu karere ka Ngoma, twabonye abantu bihana bizera Yesu Kristo umwami n'umukiza. Hari abapfukama n'abasigara mu ntebe. Buriya igikomese uko umuntu yapfukamye imbere si wo musaruro gusa, hari n'abandi basigara mu ntebe. Buriya ntago kuvanga abantu bakizwa n'ibandi nibaze si barabonyine gusa, hari n'abandi imbuto ibibwe muri bo bagenda baryama bakabura ibitotsi. Muri make twagiye tubona umusaruro ari mwinshi. Rimwe na rimwe ntabwo twabasha kuvangana gutyo ko ni mwinshi, uwo twabonye no mucye kuruta tutazi. Muri make gahunda yacu ni ukubiba, hanyuma umusaruzi igihe nikigera azaza asarure. Twebwe turababibyi, twifuza nuko tubiba, hanyuma kandi twagiye tubona ko bigenda bitanga umusaruro. Twagiye tubona abantu bagenda bakizwa, kandi turizera ko gahunda yo kugenda abantu bakizwa ikomeje kugenda iza bitewe n'uko ubutumwa bwiza buzagenda bukomeza kwamamazwa. Murakoze cyane. Reka Gilgal tubashimire, by'umwihariko tubashimire bivuye ku ndiba y'imitima yacu. Ingeri TV tubashimire kubw'ubutumire bwacu. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Turashimira Ingeri TV, turabashimira cyane kubw'ikiganiro cyiza twagiranye. Ndifuza ko nubwo murasura channel yacu ariko n'Ingeri TV mukomeze mukore subscribe, mukore na share, dore ko bajyanye n'ibiganiro byiza nanjye nyikurikirana, nawe mukomeze mujye muyikurikirana. Murakoze kandi mukomeze kwagurirwa imbago. Murakoze cyane Nshuti Bakunzi b'Ingeri TV, turabashimiye kandi dukomeje kubifuriza amahoro y'Imana. Dore aho gukirizwa, ababuze aho bagana, ababuze ababahumuriza, ababuze ibibakomeza muri urugendo rugana mu ijuru, abari mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, abari mu isoko ry'imburamumaro, abari mu gikombe agahinda gasaze, cyangwa se mbese aho hose dore ibihumuriza, dore ababafasha, dore indirimbo. Mu gifaransa bakunda kuvuga ngo qui chante bien prie des fois, umuntu urimbye neza abasenze kabiri. Rero ndabashishikariza kugana umurimo w'Imana. Indirimbo zirimo agakiza atari izi ndirimbo nyine zisi zifunguye,
ni indirimbo zifite umwimerere. Rero ndabashishikariza kugira ngo mukomeze muzumve, mujye kuri channel ya Gilgal Choir muzumve zibahumurize, hanyuma dukomeze urugendo rugana mu ijuru, turebe ko twarushobora mwokagira inkamwe, mwokagira Imana mwe, kugira ngo dukomeze tunezerwe. Murakoze cyane, ndabashimiye. Ngewe twari kumwe ndi Deo jya mu bandi cyangwa se MC Deo. Nshimira Enoch badufashije ku buhanga bw'ibyuma kuri kamera z'Ingeri TV kugira ngo amajwi n'amashusho abagireho. Uwiteka akomeze abarinde. Murakoze cyane.